السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ishimwe n'ikuzo bikuye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari ku ntumwa yacu ndetse n'abasahaba be, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Mbere na mbere ikintu cya mbere tugiye kubanza kureba nk'uko twabyiyemeje kuri ino channel, nuko tuziga amateka y'intumwa y'Imana, inshallah tukaba twayasobanukirwa ku bushobozi bw'Imana. Ikintu cya mbere tugiye kureba igisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumenye iti ise Muhammad intumwa yacu ise ni muntu ki, ise akomoka kuri nde nande. Iki gisekuru ni ngombwa cyane ko tukimenya, kandi tukaba twagishakisha tukanakimenya mu mutwe inshallah ku bushobozi bw'Imana. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamwitiriraga umwana we Qasim Muhammad mwene Abdallah mwene Abdul Muttalib mwene Hashim mwene Abdul Manafi mwene Qusay mwene Kullab mwene Murra mwene Ka'b mwene Lu'ay mwene Ghalib mwene Fihr mwene Malik mwene Nadri mwene Kinanata mwene Khuzaimata mwene Mudrikata mwene Ilyasa mwene Mudra mwene Nizarin mwene Ma'addan mwene Adnana. Icyo nicyo gisekuru cy'intumwa y'Imana. Inshallah reka twongere tugisubiremo rimwe kugira ngo twongere twumve tubimenye inshallah. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayitiriraga umuhungu we Qasim Muhammad mwene Abdallah mwene Abdul Muttalib mwene Hashim mwene Abdul Manafi mwene Qusay mwene Kilab mwene Murra mwene Ka'b mwene Lu'ay mwene Ghalib mwene Fihr mwene Malik mwene Nadri mwene Kinanata mwene Khuzaimata mwene Mudrikata mwene Ilyasa mwene Mudra mwene Nizarin mwene Ma'adda mwene Adnana. Icyo nicyo gisekuru cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni ngombwa yuko igisekuru cy'intumwa yacu tukimenya tukagisobanukirwa inshallah, kugira ngo tunamenye n'andi mateka yaranze intumwa y'Imana. Mbere na mbere nuko tubanza kumenya icyo gisekuru nk'uko gisomye inshallah. Intumwa y'Imana yavutse ari imfubyi ku wa kabiri tariki ya 12 mu ijoro rishyira mu kwezi kwa Rabi'il Awwal mu mwaka witiriwe inzovu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, njye ndi ubusabe bwa Ibrahim n'inkuru nziza ya Yezu, bombi Imana ibaha amahoro n'imigisha. Na mama igihe yari anwite yabonye muri we hava urumuri rwamurikiye ingoro za Busra na Madina. Umubyeyi w'intumwa y'Imana mama we yitwaga Amina. Ubwo hano intumwa y'Imana yarimo iratubwira ukuntu mama we amutwite yabonye muri we hava urumuri rwamurikiye ingoro za Busra muri Sham. Umuntu wonyeje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akiri mutoya, nk'uko twabibonye ko yavutse ari imfubyi, ni umudamu witwaga Halimatu umukobwa wa Abi Vuwaibi
adwaitu, kandi hagaragaye ubwo yariwe imigisha myinshi cyane mu rugo rwe, mu rugo rw'uwo mudamu wonyeje intumwa y'Imana hagaragaye imigisha myinshi cyane. Muri icyo gihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yabaga iwe amwonyerezayo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama amaze kugira imyaka 4 yaziwe n'abamarayika 2 basatura igituza cye, boza umutima we, nyuma bawusubizamo. Intumwa y'Imana nanone imaze kugira imyaka 6, nyina yapfiriye Abwa hagati ya Maka na Madina. Arerwa na sekuru we nk'uko twamubonye witwaga Abdul Muttalib. Intumwa y'Imana imaze kugira imyaka 8, sekuru Abdul Muttalib yitabye Imana. Ubwo arerwa na se wabo witwaga Abu Talib. Hari Abdul Muttalib uwo niwe witabye Imana, ariko akaba n'undi se wabo witwaga Abu Talib. Intumwa y'Imana imaze kugira imyaka 12, se wabo Abu Talib yaramusohokanye bajya i Shamu. Bamaze kugera muri Busra, yabonywe na Buhayira. Uwo Buhayira yari umupadiri. Uwo mupadiri yaje kubona intumwa y'Imana, amubonaho ibimenyetso byemeza ko ari intumwa y'Imana. Ategeka se wabo Abu Talib ko yamusubizayo, amusubizayo. Nta handi yamushubije iwabo i Maka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama amaze kugira imyaka 25 yarongoye Khadija. Khadija niwe mugore wa mbere intumwa y'Imana yarongoye. Yamurongoye amaze kugira imyaka 25. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama amaze kugira imyaka 35, Abakuraishi ntibumvikanye. Ntabwo icyo batumvikanyeho kuko Abakuraishi muri kiriya gihe habagaho udutsiko twinshi cyane. Urumva hari ibyo batumvikanagaho. Icyo batumvikanagaho ni ku muntu wagombaga gushyira ibuye ry'umukara mu mwanya waryo. Ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuri iyo myaka 35 nibwo yaciye urubanza hagati yabo, arabakiranura. Intumwa y'Imana nanone Muhammad sallallahu alayhi wasallama imaze kugira imyaka 38, amaze kugira imyaka 38 yagaragaweho n'uruhurirane rw'ibimenyetso by'ubutumwa bwe. Avugwaho n'abapadiri b'icyo gihe ndetse n'abaraguzi b'icyo gihe, kuko bamubonagaho urumuri n'ibimenyetso by'ubutumwa buturutse ku Mana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Amaze kugira imyaka 39 yakundishijwe n'Imana kwiherera. Yajyaga yiherera mu buvumo bwa Hira mu kwezi kwa Ramadhan asenga nk'uko Ibrahim yasengaga. Hano Allah yarabimukundishije, akajya ajya muri ubwo buvumo, nawe akajya ajya gusengamo mu buvumo bwa Hira mu kwezi kwa Ramadhan asenga nk'uko Ibrahim yasengaga. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama nk'uko hano batubwira yuko mbere yuko ahabwa ubutumwaho amezi 6, uguhishurirwa kwe kwari inzozi. Ntacyo yarotaga uretse ko cyazaga nk'umuseke w'igitondo. Mbere yuko ahabwa ubutumwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ho amezi 6, uguhishurirwa kwe kwari inzozi. Ntacyo yarotaga uretse ko cyazaga nk'umuseke w'igitondo.
nk'uko tubonye zimwe mu ncamake zaranze ubuzima bw'intumwa y'Imana. Ubwo insha Allah nk'uko twabonye byaranze intumwa y'Imana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tubona ibyamuranze mu ncamake ze z'ubuzima bwe. Ubwo insha Allah ubutaha tuziga kuva intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ihawe ubutumwa kugeza yimutse i Madina. Iryo ni ryo somo ubutaha tuzarebaho. Tuzareba mu ncamake uko byari bimeze, turebe n'uko yahawe ubutumwa. Ubwo ndabararikiye, icyo mbibutsa ni ugukora subscribe ndetse mugakora na share na comment insha Allah, kugira ngo turebe ko ibyo twiga cyangwa se ibyo turimo gukora ko byaba ari ibintu by'ingirakamaro, byaba ari ibintu by'ingenzi muri twebwe. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadutera inkunga, akaduha kuba mu beza yishimira hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka.